abakobwa, Chriss Eazy ndetse na RunUp ni inkuru itari isanzwe kuri uyu munsi. Muri iyi video Chriss Eazy abaza RunUp ati ni icyo waba warigiye cyangwa warakunze kuri kariyeri yanjye y'umuziki. RunUp amusubiza yitonze ati nkunda ukuntu ukunzwe n'abakobwa cyane, nanjye uwama bakankunda nk'uko ukunzwe nabo. Abenshi babyakiriye nk'urwenya, ariko abakurikiranira hafi showbiz bazi ko hari ikirenze ibyo. Aba bombi bageze gukorana indirimbo bise Tsunami, ariko kubera ubwumvikane buke hagati ya management zabo indirimbo yasohotse irimo RunUp gusa. Chriss Eazy ntiyumvikana muri audio cyangwa ngo agaragare muri video yasohotse. Ariko nubwo bimeze bityo, babona uyu munsi bari kumwe baseka baganira mu bwisanzure bituma abantu bibaza bati ese ni collabo nshya iri hafi? Jya muri comment utubwire uko ubyumva, niba koko nawe wumva ko hari indirimbo nshya ishobora kuba igiye gusohoka cyangwa ari bya bindi by'abahanzi aba bari kwikora utujoke twabo. Kanda follow na subscribe niba wifuza ko Chriss Eazy na RunUp bongera gukorana. Murakoze cyane.